bamenyereye neza bazi neza yuko abantu baza gutanga ideni baza ari abakobwa beza baseka cyangwa se bakwamamazaho bakubwira yuko izo mimuzi mwagiye muzibona kenshi ukabona noneho uje kwishyuraje yarakaye rimwe na rimwe wabona umuturanyi wawe bamutereje yari afite inzu ayivuyemo ukavuga ati giye ideni ndaritinye ku buryo ntazongera no kurikoresha. Rero kuri point ya gatatu tukwigisha uburyo ushobora kugenzura niba ideni ukwiye kurifata cyangwa udakwiye kurifata, niba ari ideni ryiza cyangwa ari ideni ribi, kugira ngo ubashe gufata icyemezo gishingiye ku bimenyetso. Muraho neza, murakaza neza nanone kuri Mix Venture. Nkuko twabibabwiye rero ni ugukomeza twiga dufatanya kugira ubumenyi butandukanye, ariko uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyiza cyane gishobora kudufasha twese kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibintu bijyanye cyane cyane n'amafaranga. Uyu munsi ikiganiro cyacu kijyanye n'amafaranga. Ese waba warigeze kwibaza cyangwa se gufata ideni ufite impungenge nyinshi cyangwa se wifuza kuzarifata? Iki kiganiro ni icyawe kubera yuko kiraza kudufasha gusobanukirwa neza ideni ribi n'ideni ryiza, kubera yuko abantu benshi bakunda kuvuga amafaranga bakavuga ngo umuntu azakore saving, umuntu azakoresha amafaranga ye, ariko rimwe na rimwe hari igihe ukoresha amafaranga y'abandi. Hari uburyo bwinshi ushobora gukoreshamo amafaranga y'abandi. Uburyo bumwe ni uburyo wagira igitekerezo cy'igikorwa ushaka gukora, warangiza ugashishikariza abantu bafite ubushobozi bakaba babasha kugufasha kugira ngo icyo gitekerezo ubashe kugishyira mu bikorwa. Icyo gihe kuri company babimenyereye ni ukugira imigabane, kugura imigabane muri company. Icyo gihe uwo bahaye imigabane kugira ngo abashe gushyira mu bikorwa igitekerezo yagize aba arimo akoresha amafaranga y'abandi. Ariko icyiza cy'ayo mafaranga ni uko baba bafatanyije riske, yahombye barahomba, bakunguka bakanungukana. Ariko hari igihe noneho umuntu, icyo si cyo twateguyeho ikiganiro, twateguye ikiganiro kijyanye no gufata ideni ryo muri banki, icyo bita loan. Kuba bimenyereye neza bazi neza yuko abantu baza gutanga ideni baza ari abakobwa beza baseka cyangwa se bakwamamazaho bakubwira yuko izo mimuzi mwagiye muzibona kenshi ukabona noneho uje kwishyuraje yarakaye rimwe na rimwe wabona umuturanyi wawe bamutereje yari afite inzu ayivuyemo ukavuga ati giye ideni ndaritinye ku buryo ntazongera no kurikoresha. Rero twebwe icyo tugamije ni ukugufungura amaso kugira ngo ujye ugira ibitekerezo. Turaza no gusoza kuri point ya gatatu tukwigisha uburyo ushobora kugenzura niba ideni ukwiye kurifata cyangwa udakwiye kurifata, niba ari ideni ryiza cyangwa ari ideni ribi, kugira ngo ubashe gufata icyemezo gishingiye ku bimenyetso n'imibare ifatika, kuruta kuza gufata icyemezo usa n'uhubutse cyangwa se kizagutungura ejo hazaza. Reka rero twihuse turebe ku kintu kijyanye n'ideni ryiza. Ubundi ideni ryiza ryaba ideni ryiza gute? Iryo deni riba ryiza igihe inyungu uzishyura kuri iryo deni ushobora kuyunguka wakoresheje amafaranga y'iryo deni, cyangwa se amafaranga yakoze ukabasha kunguka inyungu irenze inyungu usabwa kuzishyura kuri iryo deni. Ibyo rero ni ibintu byoroshye kubara. Turaza kubigisha uburyo ushobora kubibara kugira ngo ubashe gufata ideni wizeye yuko rizunguka cyangwa ritazaguteza ibibazo. Ubundi abandi bahanga bo bakunda hari igitekerezo kiriho kivuga ngo niba ugiye gufata ideni koresha uburyo uzafata ideni ariko atari wowe uzaryishyura, rikishyurwa n'abandi. Ndagenda mbaha n'ingero. Urugero rugaragara ku ideni ryiza: igihe wafashe ideni atari wowe uri buryishyure, ryishyurwa n'abandi. Wafashe ideni ugura inzu yo gukodesha, abatanga ubukode amafaranga bagukodesha kuri iyo nzu araruta amafaranga wishyura banki. Icyo gihe ni ideni ryiza uba ugomba kurifata cyane. Irindi deni ryiza ni igihe uri mu bucuruzi warangiza ukabara ukareba amafaranga uzungukira banki mu gihe uzamarana amafaranga yayo, kandi n'igihe uzajya na cash flow, n'igihe amafaranga azajya yinjirira, ukabona ufite inyungu irenze ku mafaranga wakoresheje muri banki, wagujije muri banki. Icyo gihe ni ideni ryiza. Ni na ngombwa kurikoresha kubera ko iryo deni rigufasha gukora icyo twakwita nka gushyira mu bikorwa ibitekerezo cyangwa se imishinga yawe yunguka.
ubundi buryo bushoboka cyane ideni rishobora kubamo ryiza ni ugushora mu bumenyi. None ubwo buryo butatu ntekereza ko ari bwo bwihuse bushobora gushoboka. Ubwa mbere ni ugushora mu mitungo itimukanwa cyangwa ubucuruzi, ariko ukaba wizeye ko aho washoye ayo mafaranga yawe inyungu izavamo iruta inyungu zishyura banki mu gihe uzamarana amafaranga yayo. Iryo ni ideni ryiza, twanabashishikariza kurifata igihe wakoze iyo mibare ukabona birashoboka. Irindi ni igihe ugiye kwiga rero kongera ubumenyi. Hari ikiganiro tuzakurikizaho kijyanye no gufata icyemezo. Icyo kiganiro nacyo tuzabasobanurira tubahamo n'ingero uburyo nanone ibintu byo kujya kwiga bishobora kuba investment cyangwa se ahantu washora amafaranga wafashe nk'ideni kugira ngo ubashe kwiga wongere ubumenyi, kugira ngo earning capacity yawe, amafaranga winjizaga utariga aziyongera igihe waba wize. Icyo gihe naryo ni ideni ryaba ari ryiza cyane. None se niba ideni ryiza ari ryo ugomba kumenya yuko amafaranga washoyemo yagarutse kandi aruta amafaranga uzishyura banki n'inyungu, turaza kubigisha uburyo babikarikira, uburyo ushobora kubasha kubibara mbere yuko ubibarirwa na banki cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese ushaka kuguha izo nguzanyo. Ahangaha ni hahandi rero mwumva yuko kubona amafaranga byoroshye uyafata nk'ideni utarebye ku nyungu uzayishyura, utarebye n'igihe uzayamarana, nibyo bitura abantu mu byago byo guterezwa ibintu byabo, kuko batabaza ibyo bintu, ugasanga amafaranga bagomba kwishyura n'inyungu bagomba kurenzaho ntibishobora kuvamo bitewe n'icyo bashoyemo amafaranga. Icyo gihe rero bafata ya ngwate yawe, kuko banki yo igomba kuba iri safe, yafashe inyubako zawe wazitanze nka collateral. Amadeni ariko aranatandukanye. Hari uyu munsi turi gushaka kuvuga ideni ku muntu wabashije gutanga ingwate muri banki, ariko hari n'amadeni ajyanye n'ideni wafata ku nguzanyo ku mushahara uzabasha kwishyura ku mushahara. Ariko uko byagenda kose banza making sure ko amafaranga wafasha yari yose ugomba kuyaclassifyingamo ideni ryiza n'ideni ribi, ukabifata icyo cyemezo kibizi kugira ngo hatazabaho kwicuza kwawe. Ikindi reka mbabwire rero ideni ribi. Ideni ribi ni ya mafaranga ufata ntubashe kuyashora ngo azagire inyungu agarura iruta iyo uzishyura banki bitewe n'aho wayakuye, cyangwa warangiza ugafata nk'ideni ryo kugura imodoka nziza igezweho. Iyo modoka iza gukonsoma kugira ngo ubashe kuyitunga, kandi no kuyishyura urumva ko ari wowe uzaba uyigendamo. Kereka ari nk'imodoka waguze wenda ikora transport kugira ngo izayinjiza amafaranga, ibyo nabyo bishobora kuba ideni ryiza cyangwa rikaba ideni ribi bishingiye ku gikorwa ugiye gukoresha iyo modoka. Ariko turi kuvuga noneho kugura imodoka yawe ugendamo kugira ngo wemeze abantu bose mwiganye babone ko rwose wize neza kandi ufite n'akazi keza. Icyo gihe hari amahirwe menshi rero yuko iryo deni rishobora kukubana ribi, ugasanga na ya modoka ntuyitunze igihe kirekire baranayikwambuye. Cyane cyane yuko nuko imodoka zihenda ni nako maintenance yayigora. Uko ikintu gihenda buriya maintenance yacu igenda igorana. Urundi rugero ni igihe ugiye kugura inzu yawe yo kubamo, warangiza ukagura inzu nini cyane udakeneye kuba wabamo, usanga wenda ari icyubaka urugo, warangiza ugafata icyemezo cyo kugura inzu nini ubamo, kandi ayo mafaranga uzishyura akazaba azamara igihe kirekire, ku buryo usanga ubuzima bwawe bwose umeze nk'uwabugurishije na banki, umeze nk'umukozi wa banki ukora uhemba banki, kandi ari ibintu bigaragara nk'aho bitazarangira vuba. Wagira n'ibyago ako kazi kahagarara, ugasanga iyo nzu watanzeho ingwate bashobora kuba bayiteza, abantu bakavuga ngo amadeni ni mabi cyane ngo ntibazigera bayafata. Ikindi nyuma yo kugura inzu, kugura n'ibirori, kujya mu birori. Ushobora kuba ufite ubukwe, ukaba waratashye ubukwe bwinshi, ukabana abantu bagiye bakora ubukwe buri kuri standard iri hejuru bitewe n'abo mugenda n'abatumiye, nawe ugashaka gukora nkabo utaragera kuri ubwo bushobozi. Wenda wasanga uwo mwana afite ababyeyi biwe bakavuga ati ibyo kunywa byose ndabyemeye, nzawukodeshereza aho uzakorera ubukwe, inkwano ndayemeye. Wowe abo bantu ntabwo ufite. Wowe ukavuga ati rero reka nirwaneho, icyo mfite ni banki ikagusekera bitewe n'amafaranga winjiza, ugafata ibifaranga byinshi ukagenda ugakora ubwo bukwe. Mwamara kubukora nimba ari indirimbo, hari umuntu wajya kuvuga ngo nta sheri inzara gutema amara. Ubwo rero mwagera kuri ntuza mwatangira kwishyura,
iyo utangiye kwishyura utangira kugirana ibibazo na ntuza na washiri wawe, kandi ba bantu batashye ubukwe bwawe baba baraje bakishima, bakabyinirwa, bagakorerwa ibiki byose, bakanarya, bakanagira gute, ariko nta n'umwe wahamagara ngo umubwire ati ariko kuri ya mafaranga nafashe muri banki ndabona bimeze nabi, wamfasha ukanyishyuraho ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri. Ibyo ntabwo biba bigishoboka. Bisaba rero yuko ibirori bimwe na bimwe ugomba kubikora ku rwego rwawe, kubera yuko n'ubundi umuntu uguseka ngo kuko utakoze ibirori byiza nk'ibyiwe, ingendo y'undi iravuna. Ni byiza yuko ugenda muri ntuza yawe. Iryo deni rero naryo riba ari ideni ribi cyane, kubera yuko apart from yuko rizanagutandukanya n'umuryango n'umugore wawe, nawe riguzanaho stress, financial distress, ku buryo usanga buri gihe nta mahoro ufite mu mutima, uhangayitse, wibaza ati ndaca he, ndajya he, ndava he, ndakora iki. Iryo deni rero naryo ni ideni ribi. Tumaze kubona ideni ribi naryo ririmo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukugura ibintu bihenze, nk'imyambaro ihenze yo ku rwego rwo hejuru, ugasanga umuntu yambaye shenete ya miliyoni, yambaye ntuza ayo mafaranga miliyoni, ubundi iyo yashyize kuri banki aho yunguka make cyane, yunguka 7%, usanga ku mwaka agenda yunguka. Ariko igihe shenete wirirwa cyambaye wowe ukakigendana iminsi yose kirimo ayo mafaranga yose atanunguka, bashobora no kuba bakikwiba cyangwa wagitakaza ku buryo bworoshye. Ibyiza rero kugura ibintu bihenze cyane utarabasha kugirira ubushobozi, kubigura byo si ikibazo ufite ubushobozi. Ariko twe turi kuvuga ku ideni. Hari abantu rero bafata ideni kugira ngo babashe kugura ibyo bintu, yemeze abantu bakorana, abantu babana, ku myambaro, ku birori, ndetse no ku mamodoka cyangwa se n'ibindi bikoresho bitandukanye. Iryo deni ni ideni ribi. Ni gute se wamenye yuko ideni ryawe ari ryiza cyangwa rizaba ribi? Ngiye kubabwira uburyo ushobora kubikora kubafasha kugera kuri machine. Ariko ni byiza yuko uramutse utanabizi wakegera umuntu. Abantu benshi ntago bashobora kwanga kukugira inama. Nanjye byarantunguye maze kubona ukuntu hari ibintu by'ingenzi bishobora kuba umuntu atamenya kandi byoroshye kubasha kugeraho. Urugero, iyo ugiye nko muri Excel ugafungura Excel, ukifungura haza sheet. Iyo ukoze right click kuri iyo sheet ubona akantu ka hejuru hari akantu kaza ka pop up, ukaba wabasha kubona ngo insert. Iyo ukanze kuri insert rero hazamo amashit atandukanye, ariko hazamo na loan amortization. Loan amortization rero ugakandayo, noneho uhita ubona ahantu winjizamo value. Uravuga wenda loan amount ushaka gufata ni iyihe, urashaka gufata loan amount yihe. Yewe nafashe urugero kugira ngo mbumvishe neza variable cyangwa factors za affectinga ideni, ku buryo ushobora kumenya ngo ni ribi cyangwa ni ryiza. Warangiza ugashyiramo loan amount. Tuvuge wenda ufashe miliyoni 22. Ukimara gufata miliyoni 22, annual interest rate ku mwaka uzajya wunguka ngahe? Ugasanga unguka wenda hari aho bunguka 18%, hari aho bunguka 20%, 19%. Kugira ngo muze kumva analogy neza, nafashe 18 na 19 n'igice %. Kuko mu bintu bya affectinga cyangwa se bishobora gutuma inguzanyo yawe igira ikibazo ni interest rate ndetse n'igihe uzishyura. Noneho reka dufate urugero, number of payment per year ni 12, n'amezi 12. Nabyo ushyiramo 12. Start date of loan ugashyiramo igihe ushaka gutangira gufatira iyo nguzanyo, ndetse na optional extra payment. Optional extra payment ni amafaranga ushobora kwishyura. Wenda tuvuge nimba wishyuraga buri kwezi amafaranga ngana gutya, ariko ugateganya yuko mu kwezi ushobora kubona amafaranga gutunguye, nayo ukavuga atereka nyishyure kugira ngo inguzanyo izarangire vuba. Niyo bita optional extra payment. Noneho reka tuvuge nta optional extra payment hari, uzishyura imyaka wenda 5 mu gihe watse inguzanyo ifite 18%. Icyo gihe muri miliyoni 22 uzisanga nyuma y'imyaka 5 wungutse miliyoni 11,519,328. Urwo ni urugero. Ariko banki bitewe n'utundi charges zishobora kuguca aya mafaranga ashobora kwiyongera bitewe na banki yariyo cyangwa na interest rate yaguhereyeho. Ariko yaguhereye kuri 18 wazunguka miliyoni 10 na zingahe? 11,519. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Ibyo bishatse kuvuga ko ufashe ya mafaranga miliyoni 22 ugateranyaho miliyoni 11 ugubonye miliyoni 33 nizo uzishyura mu myaka 5. Niba rero ugiye gukora investment ukabona muri iyo myaka 5 ntabwo izaba yaguhaye miliyoni 32 n'eshatu,
icyo gihe umenye ko ahubwo wanahombanye bazanagutereza. Ahubwo ugomba kubanza ukamenya ko uzarenza ayo mafaranga, kandi ukamenya ko consistently buri kwezi uzabasha kubona amafaranga na cash flow izajya kubasha kukwinjiriza amafaranga angana gutyo kugira ngo ubashe kugenda wishyura gake gake, kuko hari na monta bakwereka ko wishyura. Hanyuma bahita baguharaho ni summary rero, bakakubwira schedule of payment, igihe nyine uzishyurira, amezi wishyurira, schedule number of payment, nimba ari imyaka 5 n'amezi 60, total payment nayo bakayigushyiriraho gutyo. Ariko niba kugira ngo mbereke ko ibintu byitwa interest rate, bagwaye miliyoni 20 kuri interest rate ya 19.5%, usanga wungutse miliyoni 12,600,000, hiyongeraho almost miliyoni 1 mu myaka 5. Ariko reka tujye mu myaka, uko imyaka none yihinduka. Buriya hari igihe ujya nko muri banki, manager cyangwa undi muntu uri ushaka kuguhinde loan officer akajya kubwira ati none se ko mbona uri bwishyura 600,000 kandi ukaba udafite ubushobozi wakongerera imyaka yo kwishyura, kugira biriya bintu birica cyane ku buryo imibare uhava bitewe nuko ukeneye gutwara amafaranga ukayafata utazi ibigiye kubaho. Urugero, niba ufashe inguzanyo kuri 18% ukazayishyura mu myaka 10 ya miliyoni 22, wabonye ko twari twungutse miliyoni 11 mu myaka 10 uzahita wunguka miliyoni 25,560, yikubye kabiri. No kuvuga ngo uzishyura miliyoni hafi 47 mu myaka 10 kandi wafashe miliyoni 22. Ni byiza rero ko ugomba kubanza gufata imibare yawe ukareba ko ikintu ugiye gukora muri iyo myaka kizaba cyaguhaye ayo mafaranga. Niyo mpamvu nakubwiraga ko kugira ngo umenye ko ideni ari ryiza ni ukumenya cyane cyane imitungo itimukanwa yo igenda yongera value, iyo ufite ubushobozi bwo kubasha kugenda uyishyura. Ubashije kubona nk'inzu ukayigura, ubukode bwayo bukaba bwabasha kwishyura ideni, iyo nguzanyo yaba ari nziza wayifata, kubera yuko ubwo bukode bushobora kwishyura ideni bwarangiza n'inzu ikagenda yiyongerera agaciro bitewe n'aho iri. Ariko hari igihe ujya mu bucuruzi ukaba wanahomba, ariko uba ugomba gufata amariske ashoboka kugira ngo ubashe kugira. Noneho nimba ufashe miliyoni 22 ukazishyura mu myaka 10 kuri 19.5%, uzunguka miliyoni 28. Ubwo no kuvuga ngo uzishyura miliyoni hafi 50 warafashe miliyoni 22. Kuri abakubwira rero ngo waretse kugira ngo uzaje wishyura udufaranga dukeya tukakongerera imyaka, iyo bakongereye imyaka no kuvuga interest rate uzishyura, total interest uzishyura izahita igenda yikuba bitewe nuko imyaka yagiye yiyongera. Inama zisoza, ni byiza ko ugomba gufata ideni uzi neza yuko iryo deni uri mu nyungu, kubera yuko ni ibintu byoroshye kubara. Tubagira inama yo kunabaza abantu kuko nk'ibi bya Excel utabashije no kubyumva, uwo ari wese wabwira byamworohera ku buryo yagufasha ukabanza ukabyibarira, kuruta uko bagenda bakubwira bagukora adjustment utari no kureba kuri sheet cyangwa se icyo bita payment schedule ngo umenye ngo bizagenda gutya. Bo bagashimishwa nuko bafite ingwate yawe, nibabona amafaranga yabo. Ubundi banki zifite inguzanyo nyinshi kandi zizewe kwishyurwa nizo banki ziri muri performance nziza kuruta izindi banki zose, kubera yuko abakiriya bakomeza bagenda bazikorera. Ni byiza rero kutakishimira gufata amafaranga ngo urye ejo hazaza hawe. Mujye muhora muzirikana yuko ufata amafaranga wishimye, ukayarya wishimye, cyangwa se ukayakoresha wishimye, ukazayishyura wiziritse. Iyo niyo principe yo kugira ngo umenye ideni ugomba gufata. Aho kugira ngo nge nzizirike, hari abandi bantu bemeye kwizirika bazajya baba mu bukode, nguzi inzu akayikodesha nta kibazo. Ntangiye business ngatanga service nkajya ninjiza amafaranga ruta ayo nasabye ntangira iyo business mu gihe runaka, ibyo ni sawa cyane. Ideni rero ntago ari ribi, nta nubwo ari ryiza bitewe n'icyo ugiye kurikoresha. Ushobora gufata ideni ukazisanga ryaragufashije kuba utindahara kuruta uko ryagukiza. Ushobora no gufata ideni rikagukiza kuruta uko watinya kurifata. Ibyiza rero ntimugasenge ngo Imana ibarinde ibyo mutazi, ahubwo Imana izajya ibaha ubwenge bwo kumenya icyo mukwiye kuba mukora, kandi bahe wisdom yo kubasha kubikora neza. Ndabashimira cyane kandi izera ko ibi bibasigiye isomo ry'ubuzima. Turaza kubereka kariya ka Excel sheet wari wese ujya kuri machine azabasha kwikorera kugira ngo azabashe kumenya uburyo yajya yikorera analysis mbere yuko bamushishikariza kujya gufata amafaranga mu buryo bworoshye. Amafaranga ubonye yoroshye aregewe kuyishyura
biba bikaze cyane. Reka nongere mbasubiriremo nanasoza ya nkuru imwe y'umugabo wahubutse muri etaje ya 38 wari uri muri etaje ya 18 akamubaza se urumva bimeze bite, undi akamubwira ati so far so good. Muri icyo gihe yari akiri mu munyenga. Iyo umuntu agifata amafaranga rero menshi cyane ya banki ashobora kuyinjoyingamo agakora ibirori akagira gute agaserebura bakamukomera amashyi bakavuga ati uratwemeje niwe muntu ukoze ubukwe bwa mbere hano mu Rwanda. Ariko nyuma y'imyaka 5 ukaba umeze nka wa mugabo nyine wari ugeze muri etaje ya 18 ari kurya umunyenga ariko agomba kuzihombora hasi kubera iryo deni yafashe. Tubifuriza ibyiza mu buzima. Abantu bakurikira Mix Venture rero tuzahora tubahishurira amabanga yahishwe. Banki ntiyapfa kugushishikariza kukubwira ibyo bintu ngo ujye umenya ngo ideni ryawe ni ryiza cyane ribe nubwo rimwe na rimwe dufasha. Mwakoze cyane mukomeze mugire ibihe.